umuntu ashobora guhinduka akabivamo aka kanya aramutse abikoze abantu badukurikiye eme bari kukureba bari no kukumva aramutse abikoze wareka filime cyangwa wareka umukunzi hagati aho turashagira ngo twumve urukundo ukunda impano n'urukundo ukunda iki umukunzi ibyo bintu ntabwo yabikora ntabwo se ndikubwira ibyo bintu wavuze ko filime wayireka ugatwarwa n'umugore hanyuma se none kuki utambajije umugore yarantwaye ku buryo na filime nazireka kuki utambajije ngo filime iramutse imbajije ngo ari njye n'umukunzi wawe filime ibyo ntiyabikubaza kuko filime si umuntu yego njye ndabikubajije mbibarije byombi both mbajije umukunzi mbariza na filime aramutse akubwiye ati ibyo bintu urimo simbikunda sinabishaka bireka twagiye tureka abantu bareka gukina umupira w'amaguru kubera abakobwa tubona abantu baretse amafilime kubera abakobwa tubona abantu baretse kujya no mu nsengero ahantu basengeraga kubera ko umukunzi we cyangwa umugore we atabishaka n'ubu bari baraburetse barabukundaga n'inshuti y'akabari noneho aka kanya nawe azindutse akakubwira ati kofi irahari ibi bintu uri kwirukanka muri ushaka n'amafaranga angahe urajya hehe tuza mugabo mwiza wabireka mwagiye mubona abantu baretse umupira kubera abakobwa mujya mubona twabonye noya n'uyu munsi biri mutegereze nanjye ibyanjye rero wananiwe guhitamo umukunzi agusirarwana n'iki ntabyo umukunzi wanjye yakora urabihamya aramutse nyine abikoze ntabyo akoze sanda wowe ugira umukunzi kuko ndumva icyo kibazo yakigizeho inuza aravuga ati nidekura umukunzi abantu bari buvuge yuko namukunda cyangwa nawe aze gusa noneho nimvuga filime nabwo baraza kuvuga ngo sinyikunda ariko buri kintu cyose haba ari byose hamwe ndabikunda birangana byose ndabikunda noneho byose wakivumbura ukabiri kuko ntabwo bingana harimo kimwe nkunda kurusha ikindi ni igiki urashaka kunenya n'umukunzi na filime ibyo rero iyo urimo ibyo yirinze wowe ugira umukunzi nanjye ndamufite ufite umukunzi yego hanyuma rero ukunda no gukina filime cyane noneho rero umukunzi na filime umukunzi aramutse akubwiye ati reka iby'amafilime wabireka cyangwa wareka umukunzi already n'undi uwo mukunzi twaba twaramenyanye ndi mukuru rero ntabwo nshobora kureka impano yanjye kubera umukunzi njye murana wa mujene bwa mbere yarari mu modoka bro urumva muri kepo ya danje urumva none ndareba uyiniga kwege uzinza afite ndayagara urumva ndayagara mpita mwaka nimero turagahuza nyine gutyo mujene mwereka ibintu dukora urumva ko wenda namuzi aravuga ati aba bana ngomba kubasapotinga ngirwara indayi Kanombe yambuye indayi Kanombe yambuye akajya ntabwo agura indaya n'abana baba bari kumwe jado mujye mureka kumva ibintu abantu bavuga ubu Gakwege agiye kwambura indaya arabwira abantu ngo muze murebe nambuye indaya noneho yatangiriye Nyafi yatangiriye i Kigali cyangwa yatangiriye mu ntara Nyafi yatangiriye mu ntara irimuka muri biro izi Kigali Nyafi yatangiye mu ntara i Rwamagana ahantu bita Munyaga mu murenge wa Munyaga nyine mu kagari ka Nkungu umudugudu hariya abana bayukara nisiba ahubwo reka muvuge umudugudu ni Kabuye ariko uwo mudugudu baho ni umudugudu ni Kabuye kuko ndabyibuka twavumbaga wifi yo ku kigo turi kwa Prodinga kandi icyo kigo ni nacyo twakundaga gukinamo cya Nkungu ndabyibuka kandi icyo kiva muri Kabuye ni cya segonderi ubwo twarakoze nyine Jado Office TV show. reka rero mbabwire mukomeze kugenda mugira ibihe byiza kuba dukurikiye kuri Jado Office TV show tumeze neza cyane turi kumwe n'abantu bameze neza kabisa reka rero tubabwire ngo kanda subscribe share ndetse na comment tunashimira benshi cyane tugeze mu 2024 kabisa ndizera yuko rero abari Burayi bafifi turabasuhuje American people kabisa ndababwira ni mugire ibihe byiza cyane hanyuma n'abandi bose badukurikiye bari hirya no hino cyane n'abari mu Rwanda tuje rero nanone tugarutse mu biganiro bya show and business show bize ubu niyo turimo uyu munsi rero turi kumwe
n'abantu bameze neza kabisa. Bagiye gutangira rero batwibwira amazina ariko mumeze mute? Ese ko ndeba habuze ubanza habuze n'ukurikira. The lady is fast. Lady is fast. Lady is fast. Umugore nabanze rero. murakoze. Amazina yanjye yitwa Sandrine. Sandrine. Yego. Amazina yawe yitwa Sandrine. Hanyuma Avuze izina ntabwo avuze amazina. Okay. Sandrine niyo nkuru Umutango. Niyo uraho niyo. Uraho neza. Umutangwa Sandrine. Umutangwa. Umutangwa. Ubwo ntabwo ujya wangwa tu. Cyangwa se umukundwa nyine. Ni umuntu batajya banga tu. Ubu nta muntu wakwanga. Umeze nka Reyo. Rero ntabwo bajya bayanga. Ubu muntu ntiyakwanga. Ntabwo byashoboka. Umuntu yazinduka mu gitondo akavuga ati ndakwanga. Wahita wisubiraho. Wahita wisubiraho. Nawe hari uwabigerageje se? Nta muntu wabigerageje ngo azabimbwire. Usibye ibyo byose ntabwo habura umuntu ukwanga. Ntabwo habura umuntu ukwanga. Haneze kubera ikiroro izina ryawe ushaka kurivuguruza. Iryo zina ni nyogokuru warinyise ubwo sinzi ikintu yari agamije. Umutango. Yego. Wumva ari ryiza se cyangwa ari izina riraho? Oya ndarikunda ndanaryubaha cyane. Kubera ko nyogokuru wanjye mukunda cyane. Ubwo rero ikintu cyose kimuturutseho. Uracyizera ukanacyemera. Cyane. Ni nyogokuru ubyara papa cyangwa ubyara mama? Ubyara mama. Arakwemera ariko menya ujya kurya agashogoro. Cyane. Ujya ujya kumuraza? Ujya kumuraza. Mwese ko abakecuru bagona. Oya nyogokuru wanjye ntabwo uzi niyo abigerageje mpita munosha nko kwino agahita ahindukira. None niba ikintu uratinyaga kurara ari umukecuru afite nyogokuru disi nyakwigendera niyigendere akambwira yajya mbona ngo umugabo wanjye ngo ngwino muva yiryamye aho ngatekereza ukuntu ni umugabo w'umukecuru ngatekereza ukuntu ujya kumuryama iruhande. Ariko abakecuru barabona tu n'abasaza muri komateri bazatubwira wowe ufite nyogokuru ufite we atarabona ngenda munusha ku kaguru ntabona agahita akanga nyine agahita yihindukiza ko iyo aryamye areba hejuru nibwo agwa. Noneho ibintu bigendanye no gupfumbata baza ari abambere. Uzi ko wagira ngo urabizi. Ndabizi njyewe ntabwo nahana n'umuntu w'umukecuru. Noneho kuko ari na munini uramupfumbata ntiwirirwa wiyorosa. Reka yaramuraje. Ujya nawe waramuraje. Umukecuru nta mukecuru njye narazi. Barabizi abantu bashaje bakunda ibintu byo ukajya kumva ukumva ngo aragufashe wese ukumva yagupfumbase. Noneho nk'iyo ugize ibibazo ugasanga arya anywa nk'itabi bya bindi byo mu nkono cyangwa akaba ari wa muntu urara yinywereye inzoga zose wagira ngo niwo uba wazinyweye. zose wagira ngo niwo wazinyweye. Hereza n'uwo muntu turi kumwe ataza kugira ngo twiyariye akanya nawe nategereje nanze kugira icyo mvuga. Ubu wari wacecetse. Uzi komenti mba nateye ku bakecuru nuko ntari ndivuga nyine. Amazina yanjye ni Niyomugisha. Niyomugisha M. Ese wumva izina ryawe rikubereye? Fo gute? Rirambereye fresh. Ndahigize ngo ni fo nakije. Oya nizamvuga z'imihanda nyine. Rirambereye fo. Ubwo iyo mvuze fo mba mbyemeje nyine byanyabyo. Wowe wemeye ko bikubereye? Akazina keza neswe n'ababyeyi banjye. Wowe nawe ugira nyogokuru wawe? Umwe se? Wowe ufite bombi? Wowe urara hagati yawe? Oya reka. Wowe ntabwo mukundana? Ntabwo uri cumi ya nyogokuru wawe? Oya narabarazaga kera nyine. Dore bazamuye mikoro urimo uravuga mikoro ikwe wabarazaga? Narabarazaga kera nyine mutoya. Ariko nyine naraga mu cyumba cyanjye nawe akarara mu cyumba cye. Ubwo warabarazaga? Nyine twajyaga kuraza nyogokuru. Uzi ibyiza byo gupfumbata umukecuru? Noneho nta nubwo akubyutse buriya iyo waranye n'umukecuru
cyokoza bya bintu bakubyutsa ngo byo kujya mu murimo reka reka cyokoza yahoraga acungacunga Eh, akareba nyine ko wabyutse ari n'ukuntu twabaga twifitiye n'akagezo akazana ishashi akageza kari kunyara ku buriri wanyeye ku buriro yewe abinyayo ahubwo njya n'ubu ujya ubikumbura usibye no kubikumbura nubwo ari igihe njya ndyama amazi ubu ntabwo nanyayeho reka ariko ngo hari ukuntu umuntu baryama nijoro ngo akarota ari inkwano ku gahuru wewe ngo kandi uryamye nijoro uri ku buriri neza neza ukarota uri gukina nk'umupira ukabisoza noneho hari ukuntu kera twakundaga kujya nko kwidumbaguza umuntu akanyara mu mazi reka biryoha bite kunyara mu mazi reka biraryoha byatanye noneho hari ukuntu nyine widumbaguzaga umunsi wose nyine widumbaguza ubwo urumva umuntu yabaga amaze kunyaramo kenshi hanyuma nijoro byagera rero ewa ugasubira mu byo wiri ukora ukarota n'ubundi uri kunyara umva nawe ra ngeze ubwo nigeze nyara ku buriri kubera iki se ariko ubu wabunyara ubu ngubu ubu yara nabunyara ubu nta kintu cyatuma unyara ku buriri na kimwe nko ku ntebe nyine ifatiye mikoro tubwire intebe wanyara waba wabuze tuwarete kandi mani ubu ntabwo kandi dukomeze ikiganiro leta ubwire ntihajye ubu umuntu wajya kunyara mu ntebe mu ntebe nyine ndyamye nko mu ntebe nyine ho nshobora kuhanyara ariko ku buriri ko nzi ko matara zitinda kuma ntabwo nahanyara ntabwo wanyara kubera iki ubu nta kintu cyatuma wongera wese ntabwo wanyara ku buriri baca umugani mu kinyarwanda ngo baca umugani mu kinyarwanda ngo njye ntabwo nigeze nyara ku buriri ariko mu ntebe wahanyara nyine mu ntebe ngo yahanyara ok rero tugaruke muri indasitiri yacu ya filime nyarwanda cyane yuko aba mureba ni abakinnyi ba filime bagaragara muri komediyani dade nyafiya ni nyafiya impayi yego siko bimeze yeme cyane nyafiya impayi ariko twakiriye muri indasitiri nibutsa akantu niba uri bukate niba uri busubize inyuma ntabwo nahava ino nkuru nayivuze ibijyanye no kunyara urumva wenda se uracyabizi use ntabwo nayivuze waramubonye se anyara ku buriri bwiwe apana iby'uyu nguyu njye ni inkuru igihe anyebereyeho ni utuntu nakundaga gukora jado gutungereza biraryoha papa kugeza hari umuhungu utarabikoze ku ishuri ugatungereza nyine uri nko mu giti noneho ukanyara nk'urwana ruri munsi y'igi noneho ukuntu ukajya no mu marushanwa urumva ukabacunga bakabanza bagatangira ukaba nk'umwitangirizwa ubundi baba bamaze gucika intege ukahita urekura ugatungereza ukageza kure ariko ubundi abakobwa hari ubuzima baba bataraciyemo ariko bana bo wasanga barushanwa oya nabwo watungereza uyu n'umukobwa uze ko hari abo twakandaga we wakanda bigahagarara wakanda hano gutya bihita bihagarara se reka ntabwo nzi uzi bihagarika iyo bishaka uhita ubihagarika wakongera nyine ukarehita urekura ariko nyine uko byagenda kose ntabwo none hari ukuntu wabigenzaga urumva ukuntu waba uhagaze ugatunga nyine fureshi sibyo ku buryo wazikubita no mu mugongo nibyo nyine nibyo nkubwira abakobwa hari ubuzima uzabukore ndebe barakweshye muri izi isa n'iyakoze neza ntabwo ibyo yabikora ese wakongera kwiga gutungereza oya ariko njya numva ngo iyo umuntu akuze ntabwo byakunda kubera iki iyo umuntu akuze nyine urabona iyo ukiri umwana hari utuyira tuba tukiri dutoya niyo mpamvu ubona twikoza turiya tuntu twose ese ubu ngubu aya abantu bikora n'ubu keretse uruhago rwaramenetse ubu ngubu ubu ni agahombo
ubu ni uruhombo ariko rero nta kintu cyiza nko kugenda nko ku kigo cy'ishuri ahantu twigaga Kicukiro abahazi hari ibiti Kicukiro kanjye niho nize primaire twajyaga mu biti hejuru by'indogo byabaga biri mu kibuga ubusinzi niba bigihari ukajya mu giti hejuru bakivuza icyuma ukajya mu giti hejuru noneho hasigaye ibyana bikaza munsi y'igiti by'ibikobwa biri gukina biri bihagaze byajya kuramo agakabutura buhoro ukunyonyomba uhita ubinyaga uri munsi y'igiti hari n'ukuntu twifataga mu cyaro kuko nyine urabona bamwe tuba twarakuriye mu buzima bwo mu cyaro ukuntu twifataga tukajya mu muhanda gutega abamotari uciyeho tumupuriza inkari ubundi izo boro mani ariko ubuzima bwa kera bw'ucyo umwana waba buryoshye hari n'ukuntu twabaga turi nk'ahantu nko mu kibuga cyangwa uri ahantu bitari ngombwa ko uri bubone uko ujya kubikora nyine noneho ukuntu abahungu twiyeranja ugahita uhindukira nyine ukabikora uryamye ugashinga zino boro gutya urumva kandi ukamera nk'uteye pompaje izi boro n'amano zikaba arizo zifata hasi ubundi ugakoramo boro nyine ikareremba ubundi ukabisoza noneho ukuntu wabikoragamo nabi ubundi ukazishyira mu ipantaro wararaburizaga wasanga bamwe dutashye twambaye amashati twayakenyeye gutya ariko ngo ntabwo ari icyo waba kunyara ku buriri noneho iyo wanyaye ku buriri jado ukaziryamamo zigishyushye iyo hakonje ubundi biba umuziro iyo uraranye n'umuntu wenda akindukiza nawe ukamubererekera biba biri ngombwa ngo wongere usubire handi wari uri kandi iyo ikihava ako kanya hahita hakonje ariko shaka uraryama ugasinzira wahita ubyuka ugahita uhahindura dore mama ngarankubita cyangwa papa none mama yarazaga ngo ngo menya harimo n'ibinyamugera reka twese mwanya yagakurira papa mama we ni umukaratika amajida aratera mama usibye nyine ko bahamagaye neza kibyeyi urumva ariko hari igihe yabagukubita agashumi noneho mama n'igihe cyo koza uriya mubyeyi waraye ubundi ntabwo ajya arya imboga icyo bita kurya imboga urakiza kubika ibanga nyine icyo gihe nigaga nko mu wa 5 pirimeri noneho twe twari dutuye ikigo abana bashaka kunywa amazi tujyane iwanyu tugiye kunywa amazi gutya na gutya noneho urabizi nyine abana biga pirimeri gutyo hari igihe nk'uko ugenda ishapu nyine bya danje mbangira na sitori za danje urumva hari ukuntu abakobwa rero nabo bakunda inkuru hari ukuntu rero abakobwa baba bakunda abantu nyine bavuga inkuru cyane mu ishuri ubundi abakobwa bose ntibakunda inkuru niba ufite sitori nziza ni umutwaro noneho ubwo nanjye rero uba waringa reka wasanga abakobwa bose ba karase urumva turi amashumi nyine banyemera bya danje noneho rimwe bazikore bambwira ati rero eme tujyane tujye kunywa amazi turagenda nk'ibisanzwe byari gutyo nko mu ma 9 usangayo mere aradusukira amazi turanywa twese mu gihe tugiye gusezera ngako eme wibutse gusohora ibyayi byawe wigaga nko mu wa kangahe wa 5 segonderi oya pirimeri wibutse gusohora ibyayi byawe ndiniga ndi umuntu bemerana none n'umukomedi eme yarikuzaga reka mwariganye oya njye nabonye amafoto y'ubungubu ariko ndi mukuru karikuzaga kambara ibintu karigiza agasore nyine ubungubu nibwo uri mukuru na kera nari mukuru ubundi ukuntu ubwonko bwanjye bwahoze ntabwo bwahoze bungana n'uko ngana ko bwabaga busiga uko ngana ubwo si bwahise ubisohora cyane ok noneho rero reka tunyarukire muri industry dukoze introduction yo kuganiriza abantu y'iminota 15 kandi noneho tugaruke muri industry yacu ya filime y'uyu munsi
mwembi mukaba muri abakinnyi bakina muri Nyafiya cyane cyane mukunda kugaragariza abantu urukundo rwo kubasetsa muri comedy comedian. So rero umuntu avuze Nyafiya ni iki, yatangiye ryari, ese yatangiye ari bande, bari abantu bangahe? Nyafiya mu magambo make Nyafiya ni itsinda rikina comedy ndetse na filime, ariko ryahereye kuri comedy kubera ubushobozi buke. Ryahereye kuri comedy ariko na filime byose rirabikora. Nyafiya rero abantu benshi bakunda kwibaza igisobanuro cyayo. Wenda igisobanuro si cyo ngiye nshaka kuvugaho, ndashaka kuvuga igikubiye muri Nyafiya. Nacyo nakikubwira ariko ntacyo ntabwo nyine abantu barabyumva ko ari Nyafiya. Ni Empire. Nyafiya Empire ni ubwami nyine bwa Nyafiya. Nyafiya ni izina, Empire ni ubwami nyine. Rero Nyafiya yatangiye ntabwo nibuka umwaka neza ariko imaze magahe. Ubwo igihe kingana nk'imyaka ingahe nyine? Imaze nk'imyaka 4 cyangwa 3 gutyo. Okay. Igitekerezo cyavuye kuki? Igitekerezo cyavuye ku muhungu bita Mafiyazo. Akina yitwa Mafiyazo, yitwa Ntashineza Patrick, ni Garafrere. Niwe cyavuye igitekerezo uko nyine twe dusanzwe dukora ibintu by'amakomedi ariko biri live. Urabona bundi byaje muri cya gihe Nyagiso nabo yari akiri kuzamuka agikunzwe cyane. Noneho ntabwo icyo gihe ntabwo twari tuzi ngo bakamera gute, ngo bafata ngo beditinga gute. Nyine twe twumvaga gukora komedi ari ukujya imbere y'abantu ukabasetsa, twumvaga ari seka live. Noneho Ntashineza Patrick ni umuntu ucakambura cyane, nyine aracukumbura cyane. Ni icakura. Rero yaraje yasanga nyine dukora ibyo bintu, yari umukarasi. Araza asanga dukora ibyo bintu, tugatera mw'abana mwe ibi bintu twabibyaza umusaruro. Ati se gute tukajya tubicuruza kuri YouTube. Hanyuma rero tukubitana n'ikibazo. Ubwo twabikoraga turi nk'abahungu bagera muri 4 gutyo. Ariko hari n'abandi nyine babyifuza kuba baza gukorana natwe, ariko nyine bo batinyuka kujya imbere y'abantu, kuko imbere y'abantu harakaze. Twarajyaga tugashya tugakotora ariko ntiducike. Kuko ndabyibuka ari naho nambaraga amajipo ngashyira amabere gutya ngatuza. Hanyuma rero ikibazo twaje guhura nacyo, uwo muhungu yahise asa naho avuye muri karitsiye, ariko asiga aduhaye icyo gitekerezo. Tavate rero yasize afunguye cano nyine. Tavate rero ibi bintu reka tubishyire ku mbuga nkoranyambaga. Twari dufite buno telefone buno butoya bumeze nka tunga gacezi, icyo gihe zari zitarasohoka, ariko murabizi ko hari izindi nyine zari zimeze nkazo. Noneho twajyaga gukamera uzi ukuntu twabigenzaga Jado. Twarakameraga kwa kundi nyine ushyira kamera nyine ugacana. Nta kati yabagaho. Ubwo kati kwabaga ari ugupozinga. Urumva niba tugiye ku yindi side tugapozura, niba ari ugupozura urumva mugakoramo pose. Niba ari runaka bagiye gutongana bagakora basoza ibyabo tugapozinga. Niba ari runaka bagiye guturuka haruguru wenda bari kwirukanka, tukagenda nyine iyindi location byarangira nyine tugapozora tugakomerezaho. Icyo cyose tukagifata tukagiterura tukagitereka. Editing ikiko byabaga byarangiye. Urumva bose amigeri ya comedy ivuga ari mwashyiragamo nuza. No amajwi nta sound ntabwo twe twakamenya kuzishyiramo. Ubwo nyine ukuntu icyo kintu cyabaga kimeze twagishyiraga kuri channel. Mwari abakaratika. Hanyuma tubona views 2-3 tubona dutangiye kureba. Hanyuma Patrick nyine uwo Ntashineza aragaruka, agarutse asanga ibintu dukora nta mabara ntibinabaho. Abona n'ibisazi. Rero nawe kubera kwa gucukumbura kwe yarazi kweditinga no gukamera. Akiza n'ubwa mbere nari numvishe ngo ready ngo action.
ntabyo mwari muzi. ntabyo twari tuzi cyane ko n'amatelefone ya smartphone twari dufite. Gusa nyine natwe nyine twako twaregaga icyo gihe. ubwo mwatangiye kumva za kati none yavuga kati tukajyana ipusi. Urumva atangiye kugenda bigira twari abaturage bya danje. Gusa nyine ntitwacika intege, none akajya natweditingira. mwari abahungu bane gusa? Twari abahungu bane, hagenda hazamo n'abandi bakobwa. Hanyuma igihe ikintu cyanangaje ni ukuntu ngewe nakubise umuntu umugeri cyangwa nakubise umuntu urushyi nkajya kumva ngo onci ya sound effect. Nari ko bitabaho. Uravuga ati se byagenze bite? Ngewe nari ko bashyira kuri YouTube bikishyiraho. reka byijyanye. Urumva ariko abantu benshi ni nako babizi. Abantu benshi niko babizi kandi inyuma ya kamera, inyuma ya biriya bareba niho haba hari akazi cyane. niho haba hari akazi cyane. So noneho Nyafi yatangiriye i Kigali cyangwa yatangiriye mu ntara? Nyafi yatangiriye mu ntara. irimuka yimura ibiro izi Kigali. Nyafi yatangiriye mu ntara i Rwamagana ahantu bita Munyaga, mu murenge wa Munyaga nyine. mu kagari ka Nkungu, umudugudu harya abana Bukara. Nisiba ahubwo. Reka muvuge. Umudugudu ni Kabuye. Ni Kabuye. Ariko uwo mudugudu bawo? Ni umudugudu ni Kabuye. Kuko ndabyibuka twavumbaga wifi yo ku kigo turi kwa Prodinga. Kandi icyo kigo ni nacyo twakundaga gukinamo cya Nkungu. Ndabyibuka kandi icyo kiva muri Kabuye. Ni cya segonderi. Ubwo twarakoze nyine turakora, hanyuma tugira n'amahirwe tubona umukuru w'urubyiruko mu kagari. Hari ukuntu rero leta itanga imfashanyo, ntabwo ari imfashanyo, sinzi ukuntu bazita, ziriya telefone baha abayobozi. Nawe turamutereta, twari tuzi kwinjirira, na n'ubu turakinjirira kuko iyo tubonye akenge gutya ni ukwiseseka. Hanyuma rero umujene turamwoshya, ntabwo twamwoshye nyine, twamweretse iterambere ry'abanyuze ry'urubyiruko rwo muri karitsiye. Abona ibintu ni byiza, yari afite telefone nziza ya Infinix ikiri nshyashya. Aratwemerera akajya yiduha, tukajya gushutinga tukaneditinga. Nuko Nyafi yazamutse gutyo gake. Ariko nanone abo bantu twatangiranye twagiye ducika intege. Nawe urimo se wacitse intege cyangwa waracyarwe? Intege njye nacikaga nuko nari umunyeshuri. Ugasanga hano nyine bikoze mu kiruhuko, nsubiye ku ishuri bayihagaze, izo ntege njye nagiye ncika. Ntabwo njye nigeze ncika intege, kandi na n'ubu ngubu kugira ngo zigendera ku mutwe. Ntabwo nacitse intege njye n'uwo Patrick twarakomeje, sibyo ko nawe nyine yagize gutya abatuvuyemo. Ntabwo yatuvuyemo mu buryo bwo gupfa. Ntabwo agikorera muri akazi asigaye afite muri iyi minsi ntabwo kamwemera kuba yajya imbere ya kamera, ariko arasapotinga buri kimwe cyose. Kugeza ubu muri abantu bangahe? Kugeza ubu umbajije mu batangiye bose hamwe n'abayitangiye bose bari muri kugeza ubu turi abantu bagera muri 20 na batatu gutyo. So noneho rero ubu twinjiye muri Nyafi ya nyirizina. Hanyuma iyo mugiye gukora cyangwa se gukina, ni iyihe mbogamizi ya mbere mubanza kubona? Gukina, imbogamizi ya mbere tubanza kubona ni time. Umwanya uba muto cyangwa uba munini? Umwanya uba muke, ukanabura neza. Kubera ibintu byinshi muba mufite? Tuba dufite ibitekerezo byiza, tuba dufite ibintu byinshi byo gukora, ariko tukabura umwanya wo kubikora no kubitegura. Kubera iki mubura umwanya? Ni uko mufite indi mirimo mukora? Dufite indi mirimo dukora, kandi urabona nyine turabajene, turacyashaka iterambere. Kurifata iterambere nyine nabyita ubuzima busanzwe. Turakiyubaka nyine, kandi nabyo bisaba amafaranga.
ibyo bisaba amafaranga kandi ayo mafaranga nyine urumva ni uwo mwanya nyine wo gushaka amafaranga yabyo no gushaka amafaranga yo mu buzima busanzwe nyine kwiteza imbere, umwanya ugenda ukabura neza birumvikana. Iyo niyo mbogamizi ya mbere inakomeye abantu benshi nyine niyo duhura nayo, kandi usanga no muri rusange hari imbogamizi ihari. Okay. So rero reka tuze kugaruka nyine mpera umukobwa gato mubaze, ese wigeze ukina seni nyinshi? nigeze nzikina seni nyinshi. Hanyuma seni ukina muri Nyafiya ipaya cyane turi mu ruhande rwa komedi, ukumva iyo seni irakunejeje ni iyo wakinnye ukumva imyira ukavuga uti hano ni successful? Ni seni ndi gushwana n'umugabo wanjye ufite urusaku rwinshi cyane. Rero iyo ndi gukina nsakuza biba binejeje nyine, ni nabyo bintu barumva ndi gufiriye. Muri make ugira umuntu mu buzima busanzwe uri umuntu ugira urusaku? Ugira urusaku. Ugira urusaku rwinshi? Kuko niyo ngerageje gukina nabaye umwana mwiza biranga ndabikina bikanaba byiza, ariko ntabwo biba bigwamo nk'ukuntu naba ndi gusakuza. Mpita mvuga ati nk'iyaha ngaha mba mukubise nk'urushyi. nibwo wari kumva biryoshye? Niyo mukubise urushyi imbere ya kamera ntabwo niyo mukubise urushyi umukubita urushyi. None se iyo umukubise urushyi se nakwishyura iyo umubabaje? Nyine ubwo niyo yambabaza nanjye nabyakitinga nubwo byaba bitarimo ko nanjye ari inkuru. Ese bijya bibaho ko umuntu bamukubita urushyi akababara? Bazi uyu nguyu yigeze kunkubita umugeri turi gushutinga filime ya Sinabyaye. Uwo mugeri tutigeze tuwushyira muri script, arawubita abanyamunda cyangwa mwari mufitanye ibibazo? Tukoza nayo nzi ko mpuhisha yarahaye kuko n'umugeri namukubise nanjye nifata mu mutwe gutya ndavatinisha umuntu ahangaha ukarabaye kuko yaramubise ndagwandonyera ndahaguruka arawumubita. muri kwatinga urabona Nyafi ivuguruye, urumva Nyafi ivuguruye dusigaye dukora ibintu by'ibisazi. Reka bayamukora ibintu bizima abantu batajya bamuraba. Oya nimvuga ibisazi abantu ntibumve ko atari ibintu bizima, nyine ni ibintu na acting, nyine ni ibintu bimeze nk'ahari ibyanyabyo, ku buryo nyine ari ukuntu umuntu ushobora kumukubita nk'igishyi muri script ugasanga nyine bisaba izo boro zisaba kuzikina uri n'umukinnyi w'umuhanga. Niba ari n'igishyi kikubabaje gumya ibyakitinga nyine ugahagaze izo reaction. None we mugiye iyo umuntu akubise igishyi gutyo urumva cameraman agakatinga ntabwo wakongera kurusubira. Urwo rushyi utarufashe kandi nyine natwe bisaba gukoresha cameraman tuzi twizeye w'umuhanga kuko turi abahanga pe. Okay. So rero ngira ngo muri abahanga. Turi abahanga cyane. Abantu barabibabwira se cyangwa nibyo mwibonera? Oya, ubundi abantu izo comment ni z'abantu batubwira, abantu nibo bazitwihera. Yamana yamenye ko ari umuhanga ko bagiye kurangira. Ni abantu babivuga ariko abantu nyine niba babimbwiye ndeka kubimenya. Akoze ko nde wowe wataye mikoro biraza kugenda bite? Kandi ngo ndi umuhanga. Waga twifitiye. Noneho rero Aime, umuntu avuze Aime ni muntu ki? Definisa Aime nyine. Kwidefinisa ko bigiye kungora. Aime ni umugabo ufite abana bangahe? Nyine ni umuntu ufite abana bangahe bisanzwe nyine, ufite abagore bangahe, ufite abana bangahe, wubatse ryari nyine kugira ngo abantu bamenye ngo ni muntu ki. Wenda ngira ngo sinzi nimba ndumva uri kunzamuriye uruguru cyane. Ndacyari hafi ahangaha. Impanure nyine ngo wibwire abadukurikiye. Aime ni umusore. Umusore w'imyaka 22 nayo itaruzuranye. Umusore utagira umwana utarateye inda. Umusore utagira umwana. Oya, ni umusore utagira umwana, utazi ibintu bijyanye no gutera inda ngo ni ibiki. Utagira n'umukunzi. Aya, ubuzaba utafite umukunzi. Uramufite? Umukunzi ndamufite. Okay.
so good. oya reka mbivuge mbishimangire neza urumva nawe ahari abyumve sibyo ashobora kuba ari inyagasamba ahari hose abyumve urumva sheri wanjye ndagukunda cyane abakobwa bakurikiye kino kiganiro bamenye ko mfite umukunzi ariko utameshoninga ntameshoninga gute nyine utavuga ngo ni kanaka ntawuzwa n'iki se oya ntabwo yamuvuga ubwo yavuga umukunzi kuri kamera byaye icyo bitwaye se none nta kibazo wenda ko we atamaye uburenganzira bwo kugenda mwamamaza reka tumubikire ibanga nyine wenda dutegereze save the date nibwo umuntu abishyira ku ntuza rero ngiye rigeze nkoresha umuntu ikiganiro nawe ariza ari muri Amerika ubu ni umusitari unakomeye arangije ajya kuri mikoro kuri radiyo mubajije aravuga ngo nta mukunzi agira reba mu kanya gato agiye kubona abona sheri wariya munsi ya radiyo yamuzaniye ntuza impeta ati akira impeta yawe wagiswaho unyihakane ndimo ndakumva aha rero ntabwo umukunzi wanjye namwihakana uramufite ok ni iki rero umukunzi wawe aramutse aka kanya akubwiye ati sinshaka kuzongera gukina muri nyafiya wareka gukina cyangwa wareka umukunzi rero njya gukunda nagendeye ku bintu byinshi abizi iyo tugiye gukunda tugendera ku bintu byinshi ntabwo mbizi wowe ugendera ku bintu byinshi ndi kuvuga muri rusange njye ngendera kuri biki ngendera ku bintu byinshi buri kantu ndakanota buri kantu rero njya gutekereza ariko ngiye ikibazo nakubajije ni ishobora uretse nyine ngiye kugisubiza njyana rero kure ngo ujye kumudefana aramutse aka kanya azindutse mu gitondo abantu turahindagurira kuko uravuze ngo aramutse ambwiye ngo ni mukuru oya yarazindutse mu gitondo aravuze ati nimba ugikina filime cyangwa se komedi njyewe sinshaka umugabo ukina komedi cyangwa filime ndabiretse kabone nubwo yaba ari umukinnyi ashobora kubireka ibyo bintu ntabwo yabikora ntaba yabikoze ntabyo akoze nyine yaramutse abikoze ntabyo akoze nyine aramutse abikoze abantu bazi umuntu ashobora guhinduka akabivamo aka kanya aramutse abikoze abantu badukurikiye eme bari kukureba bari no kukumva aramutse abikoze wareka filime cyangwa wareka umukunzi hagati aho turashagira ngo twumve urukundo ukunda impano n'urukundo ukunda iki umukunzi ibyo bintu ntabwo yabikora ndi kukubwira ibyo bintu wavuze ko filime wayireka ugatwarwa n'umugore hanyuma se noneho kuki utambajije umugore yarantwaye ku buryo na filime nazireka kuki utambajije ngo filime iramutse imbajije ngo ari njye n'umukunzi wawe filime ibyo ntiyabikubaza kuko filime si umuntu yego njye ndabikubajije mbibarije byombi both mbajije umukunzi mbariza na filime aramutse akubwiye ati ibyo bintu urimo simbikunda sinabishaka bireka twagiye tureka abantu bareka gukina umupira w'amaguru kubera abakobwa tubona abantu baretse amafilime kubera abakobwa tubona abantu baretse kujya no mu nsengero ahantu basengeraga kubera ko umukunzi we cyangwa umugore we atabishaka n'ububari baraburetse barabukundaga ari inshuti y'akabari noneho aka kanya nawe azindutse akakubwira ati kofi irahari ibi bintu uri kwirukanka muri ushaka n'amafaranga angahe urajya hehe tuza mugabo mwiza wabireka mwagiye mubona abantu baretse umupira kubera abakobwa mujya mubona twabonye ntoya n'uyu munsi biri mutegereze nanjye ibyanjye rero wananiwe guhitamo umukunzi agusura rwana n'iki ntabyo umukunzi wanjye yakora urabihamya aramutse nyine abikoze ntabyo akoze sanda wowe ugira umukunzi kuko ndumva icyo kibazo yakigizeho inuza aravuga ati nidekura umukunzi abantu bari buvuge yuko namukunda cyangwa nawe aze gusa noneho nimvuga filime nabwo baraza kuvuga ngo sinyikunda ariko buri kintu cyose byose hamwe ndabikunda birangana byose ndabikunda noneho byose wakivumbura ukabiri kuko ntabwo bingana harimo kimwe nkunda kurusha ikindi ni igiki urashaka kunenya n'umukunzi na filime ibyo rero iyo urimo gukora ibyo yirinze wowe ugira umukunzi nanjye ndamufite ufite umukunzi hanyuma rero ukunda no gukina filime cyane noneho rero umukunzi na filime umukunzi aramutse akubwiye ati reka iby'amafilime wabireka cyangwa wareka umukunzi already n'undi uwo mukunzi twaba twaramenyanye ndi mukuru rero
ntabwo nshobora kureka impano yanjye kubera umukunzi. kubera umukunzi Yagenda akazaza abandi. bakira iyo mpano yawe. Okay, icyo kiririye noneho rero wowe wari urimo tujyana hakurya no hakurya. Hakurya no hakurya nawe ushobora kureka filime ukagumana umukunzi, ibyo n'uburenganzira bwawe. Okay, noneho rero iyo uganira n'umukunzi wawe ukunda ko muganira nijoro cyangwa ku manywa? Igihe cyose. Mbo hari view nziza ya nimugoroba abantu baganira bavuga ati ngiye nkunda kuganira n'umukunzi wanjye ku manywa cyangwa nijoro. Nkunda kuganira nawe ku manywa ari mu kazi. Ku manywa ari mu kazi nibwo bikunda. Okay. Hanyuma ukunda kuri telefone cyangwa physical? Nkunda kuri telefone. Kubera iki? Ko nagakunda kuboneka cyane nyine kuryo twajya tuba turi kumwe physical. Ubwo se ntabwo uri kubyumva. Physical ntabwo baba bari kuvuga bari gukora. Nirenze ko ari physical, kubera icyo atari physical? Ubwo physical ntabwo twaba turi kuvuga gusa. Noneho mu bifatika ni icyo gukorera ukumva urishimye? Ikintu nkora wumva ndishimye, ikintu cya mbere aranyubaha. Icyagukorera? Icyankorera? Arankunda. Agukunda? Nice. Ni igikiro kigaragaza ko agukunda? Ubwo si kitabigaragaza ubu ni iki? Ni umutobe azana? Oya, umutobe ntabwo ushobora kugaragaza ko shiranjye nkunda. Ahubwo nyine yita ku bintu byanjye, yita ku marangamutima yanjye. So ibintu bigaragaza gahunda ni byinshi, ntabwo nshobora kubitondeka aha ngaha ngo. Oya, bivuge neza kuko urimo urabivuga nabi. Urumva? Umukunzi wanjye wowe mufitanye icyo kibazo. Maze kukubwira uvuga ngo hari ibintu nanze kuvugira imbere ya kamera. Oya, ni ukuri ntabwo ngiye nshobora kubirondora kuko hari n'utuntu dutoya ankorera ngiye nshobora kuvugira imbere ya kamera umuntu akavuga ngo buse nicyo cyanyereka akakunda umuntu ankunda. No both urajya uhitamo kimwe, kugusoma cyangwa kuguhobera? Kumobera. Kurarana cyangwa guhamagarana? Guhamagarana. Kujyana muri dushe cyangwa kuryama? Nta kimwe turakora. Aho n'abanyarwanda dutegereje. Nta kimwe ntabwo. Aha niho abantu bategereje. Ntabwo turajyana muri dushe kandi ntabwo turaryama. Ubwo ntabwo nzi ngo ni iki kiryoha kurusha ikindi. Ariko uba ufite amatsiko? Oya, ntabwo mba mfite amatsiko. Kubera iki? Mba mbona ari ibintu bisanzwe. Mbona ari ibintu bisanzwe? Mba numva nubwo byaba binarenze ngo tugiye koga, mba numva nyine nta cyadanje kiri. Hanyuma iyo musohotse ku rutugu cyangwa mu kaboko aho gufata? Ntabwo ajya mfata. Kubera iki? Ntabwo akunda kumfata. Kugutamika cyangwa kwitamika? Njye nditamika. Si umukobwa w'akazi? We nditamika. Cyaba umukobwa ntabwo ari romantika, umugani niyo mpamvu akunda gukina igikoma. Gukundana n'ikigo cya gisirikare. Oya, nditamika. N'ubwo gukundana ariko gukundana n'umurakari. Niko gukundana n'ikigo cya gisirikare. Hanyuma rero yagusohokanye ni iki ukunda ko yakugurira? Ngiye nkunda kumva ako nta nubwo ajya nsohokana ngiye kumubeshya. Ngiye kukana ngiye kuvuga ubundi umuzi byo gusohokana ntabwo ajya gusohoka. Ubundi ufite ikihe kibazo ngo baramusohoka? ntabwo umukunzi wanjye ajya nsohokana n'ahari yumve ko umugaya kutansohokana. Ariko nubwo mwatera intambwe nk'eshatu. Ariko rero shada abakobwa b'iminsi barimo batubeshyera. Umuntu niba mutemberanye mugaca kumara. Ese ufite ikihe kibazo? Niba mutemberanye mugaca kumara ha ukamira. Ntabwo umukunzi wanjye ajya ngurira. Nibwo bushobozi. Oya, ntabwo ajya ngurira ikira. Kandi tujya tuvugisha ukuri turabana mu buzima bwa buri munsi. Ukunda iki? Ukunda inkoko cyangwa imbata cyangwa inyama zokeje? Ingurube ni iki kintu ukunda? Nkunda ingurube.
ingurube nizo ukunda kwira ibenzi iyi nkunda akabenzi. kubyibuha cyangwa kunanuka? Nkunda kunanuka. gukora mariage cyangwa kubaniraho? Kubaniraho. nta mariage. nanjye hanyuma rero muramutse mukoze imibonano mpuzabitsina, kizimbabwe cyangwa condom? Condom. kubera iki? Kubera ko tuba tugomba no kurinda n'ubuzima bwacu. ntabwo mwizeye noneho? Tukirinda indwara. Rega Jado twamenyanye dukuze, ntabwo njye namubyaye ngo ndi mama we nzi ubuzima yaciyemo. So tuba tugomba kwikingira rero. Tikomanda. Tukikingira using condom. Okay, that is good. Njye nsubiza eme nawe mubaze. mbaze Jado. Ndi tayari. Arega we wambwiye ko ufite umukunzi. Ahubwo umukunzi wawe kogana cyangwa kuryama? Ntago biraba. Nta na kimwe kiraho? Okay. Gusangira cyangwa kwisangira? Gusangira. Mu cyumba cyawe cyangwa muri salo? Noneho ngaho sinzi. Ni icyumba na salo. Kuko ni chambrette. Aho ubibajije nabi, icyumba na salo n'igikoni. Nyine we. Ni byose. Yemba mu nzu mbera byombi. Icyumba, salo, igikoni. Garderobe, akabati, n'agafirigo. Kumusoma nibyo ukora cyangwa kumuhobera? Umbaje ibyo nkora cyangwa ibyo nkunda? Ibyo ukora byose. Byose urabikora? Nijoro cyangwa kumanywa? Kumusoma se cyangwa yego nyine umushira ko numva yagoye. Kumusoma kumanywa cyangwa nijoro? Reka mubwire, rega umuntu asoma umuntu akunda. Yego ratabwiye. Yareka kukuyobya nawe yatubwiye ibye, nawe tubwire iby'umusheri wawe. Nijoro cyangwa kumanywa? Reka mubwire Jado, ahangaha turakoresha logique. Sibyo? Nta muntu nuwakubwira ku manywa yawe kubeshya. Kandi ari muri salo cyangwa muri chambrette? Muri bera byombi. Nyine wakubwira ku manywa yaba kubeshya. Ni nijoro? Nijoro erega ku manywa bura inyoni ziba zisakuza, abantu bavuga ngo umuntu yakomanga ibiki n'ibiki. Usibye ko atanakunda no kuza no kunsura, ariko nyine abenshi twikundira ijoro. Wikundira ijoro? Ryaka cyangwa rijimisha? Ndavuga itara. Itara? Riba ryaka. Riba ryaka. Ese nakora ibintu nareba? Reka. Noneho se kuva wakundana waba mu buzima bwawe ukundanye n'abakobwa bangahe? Ubuse abakobwa rero ubuse byanyabyo se cyangwa? Byanyabyo nyine muri relationship muri kumwe. Urukundo ko rukana muri kamera barimo kukureba akabona ufite ubwoba. Ubwoba ndabufite. Reka barareka mubwire. Ibi bintu abantu baba bari kureba muri kamera urumva. Biba bisaba kugira ngo ubanze utekereze. Iki ni ikiganiro n'ibintu. Ari ikintu ushaka guhuruta ngo kwica ubukwe. Ugahita uburangiza neza. Nose ubwo niba naramubwiye uzi ibintu mba ndi guhuzahuza se. Mba ndi guhuzahuza ibyo yambwiye. Nibyo wamubwiye. Nibyo ngiye kuvuga. Numve niba bihura. Abakobwa bo twakundanye ni benshi. Ni benshi? Baryamanye na bangahe? Nabo. Nta n'umwe? Urumva bitabaye. Urumva hano komenta iteye abanyarwanda. Nta kibazo. Noneho rero wasomanye na bangahe? Somanye na sheri wanjye. Wenyine? Nta wundi? Nta wundi. Okay. Noneho mu rukundo haryoha iki? Kuryamana cyangwa gusomana? Haryoha gusubirana. Gusubirana gute? Iyo mwashwanye. Haryoha kwiyunga. None ni iki gikunda kukutanya n'umukunzi wawe? Ikintu ubona kigaruka cyane kigutanya nawe? Ni ibikosa byanjye. Amakosa ayahe?
ngiye bifite byinshi. oya nk'amafuti ngira aza ku isonga amubangamira. Amafuti aza ku isonga amubangamira kirakaza imbere cyane y'ubuzima bwanjye. Ugasanga hari ibintu byinshi ntitaye byo mu buzima bwanjye ndi mu kazi, cyangwa ugasanga ndi kumwitaho njye ntabanje kwiyitaho. noneho ni ikihe gice cy'umubiri ukunda ku mukunzi wawe? Ko mukunda wese. oya no ni ikihe gice ukunda nyine? Mukunda wese Jado. Ubwo uzi iyo ari kugenda atera Mombasa Nairobi, uzi none iyo Ted Marisha ari kuza murebana gutya amaso ku maso. ndabizi se ngiye mbamaze asa n'ukwezi kumurika. Umukunzi wanjye ni mwiza mwana, ahantu hari hose ushobora kumureba ku mano nturebe ku maso ugahita umukunda. Wareba gutya uciriye hejuru ku mano kugeza mu mavi ukamukunda wati umukobwa ndamukunze, utarareba n'ahandi hose. Ushobora gukubitana n'ukuboko kwe gutya ariko kuzunga mu muhanda. Iriya nimero y'umukobwa ndayishaka. uko ubibona utekereza yuko ari iki cyabatandukanye? ni ikiyanga cyangwa ni ikiyakubwiye gishobora gutuma mutandukana burundu? Ikintu cyadutandukanya icya mbere nitwe twakitandukanya. gute? Twago nyine twarihuje twanakitandukanya. nyine ni iyihe mpamvu? Umajije impamvu. wabyuka ukiruka ni iriya kosa ushobora gukora yakubwiye ati iri kosa urikoze yagufata byabiranga? ikosa nshobora gukora nyine ugasanga ntandukanye n'umukunzi wanjye ni ikosa ryo kumukundiraho undi muntu. ukunda undi mukakunda ari bari apana guca inyuma. kandi wabikora. Usibye ko no kumuca inyuma nabyo bishobora kugira ariko wabikora. wabikora gusa se ushobora guteshuka. Sindi umuntu se ariko n'ubundi wasanga warateshutse. oya ntabwo nateshutse. ejo ubundi buriya ari ibintu abanyarwanda urumva batazi gutandukanya. baraje duguca inyuma urumva guca inyuma n'ibintu bya danje. tuzagaruka rero muri season ya 2 reka duhinira kugira ngo abantu bagire amatsiko ibindi tuzabivuga ubutaha. ahubwo ni ubuhe butumwa noneho wagenera abantu bakunda film n'imbuga nkoranyambaga mukoresha n'izihe? ni ubuhe butumwa wabaha? ubutumwa n'abantu bafite abakunzi. ubutumwa naho abantu bakunda filime cyane cyane abakurikiranya hafi ya Empire bajye bareba ibintu bibafitiye agaciro, bibafitiye nyine bitanga ubutumwa. ikintu ushaka kukireba kiri bugushimisha, sibyo? icyo urumva icyo ari ikintu hari inyungu gitanze, ibyishimo. ikintu ushaka kukireba gifite icyo kikwigisha. ariko hari umuntu wigeze kumbwira akantu ngo mwakinanye na Gakwege. Gakwege nk'abantu basanzwe bazi Gakwege ngo agira uburwayi bwo mu mutwe. uburwayi bwo mu mutwe gute? nyine ngo arabugira ubuzima busanzwe. niba hari umuntu uregeye neza ni Gakwege. uramujene arakontorora boro. tumaranye igihe kinini nta kibazo twamubonye. Gakwege Gakwege kambandana namuvugeho. Gakwege ndamushimira. bro ni G ni niga ngego nta kigenda cyise gute? nyine abantu bashaka ko bumva ira content akora ya aro nakora kuna aje bikira minwa ye. oya ngo niko ameze n'umuntu. uramujene nagari kameze n'umuhanga zibi. Mane ubundi nge duhura bwa mbere twahuye. duhura bwa mbere. ya nagari kwavuga. Nge mwana n'uramujene bwa mbere. Yarari mu modoka bro. Urumva? Muri kepo ya danger urumva? none ndareba uyu ni Gakwege. uzinza afite. Ndayagara urumva? Ndayagara mpita mwaka nimero. turagahuza nyine gutyo. Mujene mwereka ibintu dukora. urumva ko wenda namuzi. aravuga ati aba bana ngomba kubasapotinga. ngigwari ndayi Kanombe yambuye. Ndayi Kanombe yambuye. Gakwege ntabwo agura indaya n'abana baba bari kumwe. Jado mujye mureka kumva ibintu abantu bavuga. Ubu Gakwege agiye kwambura indaya
arabwira abantu ngo muze murebe nambuye indaya. Oya nta nuko ashobora kugura inda aba ari kumwe n'abana twese nose bari abakobwa ubundi reka nkubaze twagiye kwakitingayo hariyo n'abandi benshi nyine yakihera bamwihera na bamwihera nawe ubona ira content ye akora. Oya kamanze nkubaze ikibazo bari abana benshi bose baba baje kumuha uretse nkubaze ubona ira content akora ayikora n'umukobwa umwe nanjye nicyo navuga ayikora n'abakobwa benshi uretse yaburamo umukobwa umwe akunda ajya kwiteza indaya. Abakobwa bose dukorana bose niko bampa rega hari n'umuntu wawasanga atanabikora atanabishaka atajya anabikora. uriya mujeni nta nubwo anakunda abakobwa nyine ubwo niba bakunda urumva ntabwo ari ibintu yereka abantu ntabwo ari ibintu ashyira public. Ibyo ashyira public ni akazi ke nta nubwo anamenya ubuzima bwe usibye nkatwe tuba twaramwinjiriye twabaye amashumi nyine nta nubwo anamenya ubuzima bwe bwo nyiri bwo hanze mu buzima busanzwe. uriya mujeni ni umusitari mwana tujye twema noneho ibiceri akora muri industry urumva ni na bikeya ku byo we akorera hanze mu biraka nyine bindagenda akora mu kaza uzi gatunze imodoka mwana izi modoka ari amafaranga menshi muri Kigali zitunze bangahe. Umujeni nkuriya ukora content nkiriya ufite imodoka ufite inzu ye nyine nago ari ibintu usanga ahantu henshi barahari. Uramujene imbere nyine ku rwego rwe uramujene ibi bintu kugura inzu n'imodoka byatuma utagikana ngo mubwire ngo kamubwire ibi bintu nubwo abikora nubwo we aba ashaka n'amafaranga yabyo kuko ubufaranga bwabyo ni bukeya kubwo yinjiza muri business zindi afite ahubwo nyine wewe nuko abikunda. ntari gusa nyine ndamushimira n'umujene wanjye urumva aradufasha ajya gumya anadufashe ariko natwe turamufasha. Mumufashe iki? Ntabwo tumufasha gusa ntabwo tumufashe ntabwo tumuvuze baramuvuze aratwica tumuvugiye live gusa nyine uko byagenda kose ntabwo tumuvuze nabi. So rero ubwo ngira ngo imbuga nkoranyambaga abantu babasangaho ni izi ni dukunze gukoresha YouTube na TikTok na IG ariko IG yo ntago twayikoresha cyane ariko muri iyi minsi tugiye kuyikoresha. TikTok ni nyafi ya Empire nk'ibisanzwe IG ni nyafi ya Empire na YouTube ni nyafi ya Empire. Reka rero kwa ko ikiganiro cyabaye kirekire reka tuzagaruke muri kiriya cyumweru ariko nubwo ikiganiro cyabaye kirekire abantu banjye batankubita hari abantu tugiye tutavuze genda bavuga nta kibazo hari abantu tugiye tutavuze ni abakinnyi bo muri nyafi ya Empire ntabwo twabavuzeho ahubwo ubutaha nitugaruka tuzabazana nabo nibo tuzibandaho bumve ko kandi nanone nabo bamwe uzajya ushaka kuzajya bazana nk'uko wazanye munye n'uwo cyangwa uwo nguwo mwazanye njye namuzanye we wamuzanye wanzanye cyangwa nakuzanye niwumva ngo hari umuntu muri izi karitsiye wakuweho umushahara umenye uwo ari uze kuza kumenya uwo ari we umwe yazanye undi rundi azana undi so reka rero mbashimire nizere yuko tuzongera nyine tugasubukura kandi nyine abantu bakurikiye kino kiganiro bagira amatsiko y'ikiganiro kizakurikira bakande subscribe kuri Abijuru Jado Office TV show Abijuru Kids neza abana naho mujyeho abana bacu dukunda cyane ako Jado urabona ukuntu badushutse abantu bifuza kuba bakorana natwe muri nyafi muri nyafi ya Empire ubu rero hari n'izindi nyine ari ugukorana hari ugufatanya hari ugufasha urumva ariko nyine icyo dushaka ni imikoranire apana gufasha abo bose baba bahari muri iki gihe reka tubahe kontakiti reka tubahe kontakiti nyine bazatubonaho kutubona ku mbuga nkoranyambaga gusa hari n'abantu baba batazi kugenda bacukumbure nyine babone ngaho zivuge 079 42 87 155 155 iyo ngiyo niyo ibaruyeho ngewe ni nayo nkoresha kuri WhatsApp
nyine umuntu udushaka na mobile money na mobile money sawa urakoze cyane sawa